Ese gufata beterave byamarira iki ubuzima bwawe? Ese gufata beterave cyangwa se kongera mu mirire ufata bishobora kugira icyo bimara ku buzima bwawe? Ese beterave ko ikoreshwa nk'umuti hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se n'abanyarwanda ko bamwe na bamwe uzumva bakugira gufata beterave bitewe n'ikibazo ufite, ubundi beterave ifite akahe kamaro ku mubiri wacu? Iki ni igice cya gatatu nk'uko mwabibonye, hari igice cya mbere twakoze ndetse n'igice cya kabiri. Gusa muri iki gice cya gatatu ngiye kubabwira indi mimaro ihambaye cyangwa se indi mimaro myiza igaragaza ko beterave koko ari umuti karemano, bityo ushobora kuyongera mu biribwa ufata. Nk'uko twebonye mu biganiro byacu byabanje, twabonye ko beterave ifite uruhare cyangwa se igira umumaro ukomeye cyane mu buzima bw'umutima, umwijima, ndetse kandi twanabonye ko ishobora gufasha abantu bakora siporo nyinshi. Twanabonye ko kandi beterave ifite umumaro ukomeye ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kwibukamo cyangwa se gufata mu mutwe, bityo twabonye ko nyine ubwo ifite umumaro ku gice cy'ubwonko. Ikindi kandi niba mubyibuka neza, mu gice cyacu cya kabiri twabonye ko beterave ishobora gufasha mu igogora ndetse kandi ikanafasha mu bijyanye no kurinda indwara zitandura bitewe n'uko igiramo ibizwi nka antioxidant bihangana n'uburozi twabonye bukunda kuba mu mubiri buzwi ku izina rya free radicals. Rero muri iki gice cya gatatu nimucikwe n'indi mimaro ngiye kubabwira ihambaye cyane ya beterave. Ariko wowe usanzwe ndetse nawe mushyashya ugeze kuri no YouTube channel, mwese mbahaye ikaze. Gusa niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe kugira ucikwa n'ibindi biganiro binyura no kuri Derefo_Olivier, dore ko Derefo_Olivier ari umuyoboro wa YouTube udufasha cyangwa se utegezaho ibiganiro bidufasha kumenya uko twarushaho kubungabunga ubuzima bwacu. Rero niba utarakanda subscribe, wakanda subscribe kugira tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Rero ntabatindiye, uyu munsi reka duhere ku kuba beterave burya ari ikiribwa cy'ingenzi mu bijyanye no kuba yakurinda kuba wazarwara diabete mu hazaza. Ibi bijyanye no kuba beterave igira uruhare mu kuringaniza isukari iri mu maraso. Ibi biterwa no kuba beterave igira ikizwi muri siyanse nka low glycemic index. Ubu ni uburyo yuriyemo ibiribwa bihita byongera isukari yawe yo mu maraso. Ni ukuvuga ngo nk'iyo turiye ibinyamafufu, buri umuntu ahise agupima yagira ngo urwaye diabete ukimara kurya ibinyamafufu. Ibyo biterwa no kuba nyine ibyo biribwa uburiye wenda cyangwa se umaze no kunywa icyayi bihita bizamura isukari ku gipimo cyo hejuru mu maraso yawe, ku buryo umuntu agupimye ahita asangamo isukari nyinshi cyane. Ariko iyo ufata beterave cyangwa se uburyo beterave ikoramo, igira icyo bita low glycemic index, bivuze ko izamura gake gake isukari yo mu maraso yawe igihe wafashe ibiribwa birimo ino beterave. Ibi bijyanye no kuba nyine yagabanya ibyago cyangwa se yarinda umuntu kurwara diabete mu hazaza, bitewe n'uko ubwo yongera ikizwi nka insulin sensitivity. Ibi ngibi twabonye ko insulin ari umusemburo udufasha mu kuringaniza isukari yacu yo mu mubiri. Rero iyo isukari ari nkeya mu maraso, urwagashya rwacu runasohora insulin nkeya kugira ngo nyine umwijima ndetse wenda n'icyo twita imikaya bigira uruhare mu kugabanya isukari mu maraso nyine kuko ariho ibikwa, bituma utunyangingo tw'umwijima ndetse n'utwo mu mikaya twumva iyo insuline, bityo umubiri ugahita utangira kugabanya isukari iri mu maraso ukajya kuyibika mu mwijima ikazakoreshwa igihe uzakenererwa. Ariko kubera ko isukari iri mu maraso aba ari nkeya bitewe n'uko nyine twabonye ko beterave igira ikizwi nka low glycemic index cyangwa se kuzamura isukari gake gake mu maraso, bituma umubiri wacu umenya gukora hari insuline nkeya. Mu gihe yo ufata ibiribwa birimo isukari nyinshi nko kunywa icyayi, gufata wenda nk'ibinyamafufu byinshi cyane, uko isukari iba nyinshi cyane mu maraso ni nako urwagashya rusohora umusemburo wa insuline mwinshi cyane kugira ngo umubiri ugabanyire iyo sukari, bityo umubiri wawe ukazajya umenyera gukora ari uko, cyangwa se utunyangingo two mu mwijima twumva insuline tukazajya tumenyera gukora ari uko hari insuline nyinshi cyane, bityo bikazageraho utwo tunyangingo insuline yaba ari nkeya cyangwa se wa musemburo ugabanya isukari mu maraso cyangwa se utegeka umubiri gukoresha isukari, uwo musemburo waba ari mukeya nyine bigatuma utwo tunyangingo tutawumva ari byo usanga abantu nyine wenda yaragize diabete ikomoka nyine bindi bavuga ngo ni diabete yakomotse wenda kuko yarakoresheje amasukari menshi cyangwa se nuko yakunda gukoresha amasukari menshi, biterwa nuko nyine waramenyereje utunyangingo twawe gukora ari uko hari umusemburo mwinshi cyane ukabije, bityo tukazageraho haba hari n'umusemburo mukeya ntitwumva amabwiriza uwo musemburo uri kuduha, bityo ukazajya uhorana isukari nyinshi mu maraso, umubiri utayikoresha kandi ntinabikwe. Rero bagaragaza ko gufata ino beetroot cyangwa se beterave nk'uko twebonye tuyita mu kinyarwanda, bitewe n'uko igira ikizwi nka low glycemic index, ikindi kongera nk'iki kintu tubonye cya insulin sensitivity cyangwa se gutuma uno musemburo nyine ushinzwe kugabanya isukari ndetse no gutegeka umubiri gukoresha isukari wumvwa ku buryo bworoshye, bagaragaza ko ari ikiribwa cyiza mu kuba cyagufasha kuringaniza isukari mu mubiri wawe, ndetse kandi akaba ari n'ikiribwa cyiza cyagufasha kwirinda diabete
mu hazaza cyangwa se mu myaka y'izabukuru. Undi mumaro rero w'uyu munsi w'akadasohoka kuri beterave ni ku kijyanye no kuringaniza ibiro cyangwa se no kugabanya ibiro ku bantu bashaka kugabanya ibiro, ariko nawe nyine wenda ufite ibiro wishimiye udashaka kubyongera cyane, gukoresha beterave ni kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora kugufasha kugira ibiro wifuza, ndetse bikakurinda wenda kugira umubyibuho ukabije cyangwa se kubyibuha mu buryo budakwiye, ugasanga wenda nubwo ubyibushye ntabwo bimeze neza bitewe n'uko wenda hari ahantu runaka hibitse ibinure. Ibi biterwa no kuba ino beterave ibonekamo icyo twita low calories, bitewe n'uko nyine ino beterave, kandi ikindi ni ukuvuga ngo ifite izi karori ni nkeya muri beterave, ntabwo ari nyinshi cyane. Karori twasobanuye icyo ari cyo, twabonye yuko ari ibintu nyine n'intungamubiri ariko zifasha nyine umubiri mu kuba wenda mu mirimo yawo ya buri munsi. Iyo ari nyinshi rero zimwe ntabwo zikoreshwa bikarangira zinabitswe, kandi akenshi bazibikwa mu buryo bw'ibinure, bigatuma nyine umuntu agira umubyibuho ukabije, rimwe na rimwe wenda akanagira umubyibuho utameze neza bitewe n'uko wenda umubiri ufite ahantu ubika ibinure hihariye. Ikindi rero ni uko beterave ibonekamo ikizwi nka fiber cyangwa se ibikatsikatsi mu kinyarwanda bya fiber. Twabonye ko ino fiber twayiburiye izina tuyita ibikatsikatsi ku badukurikirana kuri Delpha_Olivier. Ino fiber rero ituma umuntu yumva ahaze, bityo bikagabanya ibiribwa ashobora gufata ku munsi. Rero ino fiber twarabibonye ko abantu bifuza kugabanya ibiro baba bagomba kongera imbuto n'imboga, bitewe n'uko mu mbuto n'imboga habonekamo iki kintu cya fiber. Ino fiber rero twabonye ko ituma wumva uhaze, kandi nyamara ibintu wafashe nta makarorizi menshi bifite ngo tumaze kubivuga hari haruguru. Ibyo rero kumva uhaze bituma ugabanya ingano y'ibiribwa wari gufata ku munsi. Bisobanuye ko niba ushaka kugabanya ibiro, kuba wakora juice cyangwa se wafata umutobe wa fiber cyangwa se umutobe wa beterave, biragaragara ko bishobora kugufasha mu kuringaniza ibiro, kuko bizatuma ugabanyura ibiribwa ushobora gufata mu masaha 28. Bityo nawe udashaka kugira ibiro bikabije cyangwa se umubyibuho ukabije, birumvikana ko beterave yabigufasha. Ikindi ndetse ni n'umumaro w'ingenzi beterave igirira umubiri wacu ni iki tugiye kuvuga cya gatatu muri iki kiganiro, ni ukuba beterave igira uruhare mu kurinda abantu, yaba abana ndetse n'abakuru, indwara izwi ku izina rya anemia mu ndimi z'amahanga, cyangwa se kugira amaraso makeya. Ibi bikajyana no kuba idufasha mu gukura mu byo twariye ubutare bwa iron bukinjira mu maraso ku buryo bwihuse. Iyi mimaro ibiri yose ihurira ku kuba beterave ibonekamo ibizwi cyangwa se nk'ubutare bwa iron. Twabonye ko ubutare bwa iron bwifashishwa n'umubiri mu gukora insoro zitukura, aho ino iron yifashishwa mu gukora agace kazwi nka hemoglobin kaboneka mu insoro zitukura, kandi twabonye ko insoro zitukura zidufasha mu gutwara umwuka aho hose ukeneye mu mubiri, kugira ngo umubiri wacu uhinduremo ibyo twariyemo imbaraga zishobora gukoreshwa mu mirimo y'umubiri yacu ya buri munsi. Ibi rero kuba ino beterave ibonekamo buno butare bwa iron bigatuma bifasha umubiri mu gukora insoro zitukura zihagije. Bisobanuye ko niba insoro zitukura ziri gukorwa ku buryo buhagije, kuba umuntu yagira ino ndwara izwi ku izina rya anemia cyangwa se kugira amaraso adahagije cyangwa se kugira amaraso makeya, bigaragaza ko nyine ino beterave yagufasha kwirinda ino ndwara. Ikindi, ushobora gufata ibiribwa bibonekamo ino iron wenda utanishingikirije kuri iron iboneka muri beterave, wenda ugafata nk'ibishyimbo, ugafata n'ibindi biribwa twabonye ko bibonekamo iron, ariko ukarenzaho wenda aka ka beterave cyangwa se ukaba wagatetse mu biryo, cyangwa se ukaba wakoze juice cyangwa se umutobe wa beterave. Iyo iron iri mu bishyimbo nurenzaho ka beterave izavamo yihuta cyane, bitewe no kuba beterave ibonekamo ibizwi nka vitamini ya C. Ino vitamini C idufasha muri absorption cyangwa se mu kwivangura cyangwa se mu gukura iron mu byo twariye ikava mu mara cyangwa se mu gifu ikajya mu maraso ku buryo bwihuse ndetse ku bwinshi. Bisobanuye ko akenshi ushobora gufata nk'ibiribwa bibonekamo iron, akenshi nka bino bituruka ku binyamisogwe, ariko nubwo wafashe iron, ibiribwa bibonekamo iron nyinshi ukayitakaza mu myanda, bitewe no kuba iyo iron nibyo yageze mu mara ariko ntabwo abashije kuva ngo yinjire mu maraso. Ariko nurenzaho ikintu gifite vitamini C, twabonye nk'indimu, amaronji, tubona urunyanya, ndetse tunabonye ko nino beterave yabigufasha mu kuba nyine yagufasha mu kuvangura ino iron mu byo wariye
bikerekeza mu maraso nyine bikajya gukoreshwa ahandi hariho hose mu mubiri wawe. Rero muri iki kiganiro ni ino mimaro twari twabateguriye. Nk'uko mumaze kubibona, beterave ifite imimaro myinshi igiye itandukanye nk'uko tubyumvishe muri iki kiganiro, ndetse n'izindi pati twakoze. Igice cya mbere n'igice cya kabiri byose byarakozwe, wabireba kugira ngo urusheho gusobanukirwa impamvu beterave abenshi bayikoresha nk'umuti cyangwa se bayikoresha bagerageza kwivura no kwirinda indwara zigiye zitandukanye. Rero ubutanzi abakorera ni bande batemerewe gufata beterave? Nk'uko twabibonye, ibiribwa byose ikiribwa gishobora kuba gifite umumaro, nibyo, ariko wenda bitewe n'ibikigize hakaba hari abantu batemerewe gufata icyo kiribwa. Ariyo mpamvu bavuga ngo buri wese aba akwiye gusobanukirwa ubuzima bwe, kuko ibishobora kuba ari umuti kuri mugenzi wawe ushobora gusanga ari uburozi kuri wowe. Gusa niba nta kibazo na kimwe ufite cy'ubuzima, nta mpamvu yo kuba utakoresha beterave. Ariko tuzakora ikindi kiganiro kibasobanurira ku bantu muba mudakwiye gukoresha beterave. Gusa icyo naba mbabwiye aka kanya, niba nta kibazo cy'ubuzima ufite, gukoresha beterave ni byiza. Ku bafite ibibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye, ibyo bibazo by'ubuzima tuzabibabwira, tubabwire abo bantu nyine ko bagomba kwitondera, ko ibyo tuzabireba mu kiganiro cyabyo cyihariye. Rero niba wakunze iki kiganiro cyangwa se kino kiganiro ugikuyemo isomo, ntibibagirwe gukora like. Ikindi, niba ubonye uno muyoboro wa YouTube DLF_Olivier itanga amasomo yafasha umuntu, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro bizanyura hano kuri DLF_Olivier. Ufite ikibazo, icyifuzo, igitekerezo, twajya muri comment mukandika ibitekerezo byanyu, turabisoma, ibibazo byanyu turabisoma, tukabasubiza. Iyo tubonye ari ikibazo cyavamo ikiganiro cyakwigisha n'abandi, bitadukora ubundi kiganiro kugira ngo n'abandi babyungukiremo. Nawe ufite igitekerezo cyafasha abantu, wajya ushyira igitekerezo cyawe muri comment, bakaza bakagisoma, bikabungura, biradufasha twese. Rero mwari kumwe nanjye Manzi Olivier, umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima nk'uko mumaze kubimenyera. Reka tuzabone mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane.